Regio Maria, igitabo gisobanura Regio ya Maria, umutwe wa 30, amateraniro n'iminsi mikuru. Buri kuri ifite inshingano yo gukoranya buri gihe ku buryo buhoraho abaregio bo mu karere kayo kugira ngo ibahe umwanya wo kumenyana no gukomeza kunga ubumwe. Amakoraniro y'abaregio ni aya akurikira: ACS, bitewe n'akamaro kanini kuyoboka Bikira Mariya bifitiye regio. Buri mwaka abaregio bazajya biyegurira Bikira Mariya. Uko kumwiyegurira bikozwe n'umuntu ku giti cye kandi bikorewe hamwe bizajya biba ku itariki ya 25 Werurwe cyangwa undi munsi wegereje iyo tariki, kandi uwo munsi witwa ACS. Iryo jambo ry'ikilatini risobanura ingabo ziteguye kujya ku rugamba, riberanye neza n'umuhango w'abaregio bakoraniramo ngo bavugurure ubudahemuka bwabo kuri Mariya umwamikazi wa regio, kandi bahabwe nawe imbaraga n'umugisha n'umwaka mushya. Ku rugamba bariho bahashya imbaraga za nyakibi. Byongeye kandi iryo jambo ritandukanye ku buryo bugaragara n'irya presidium rikoreshwa muri regio, ridasobanura umutwe w'ingabo ziteguye urugamba, ahubwo rivuga ingabo zigabanyije mu matsinda anyuranye, buri tsinda rikaba rifite agace kihariye rikoreramo. ACS ni ikoraniro rikuru rihuza abaregio buri mwaka. Bikaba ari ngombwa rero gutsindagira ko abaregio bose bagombye kuryitabira. Igitekerezo cy'ingenzi cya regio, ibindi byose byubakiyeho ni ugukora bose bunze ubumwe na Mariya umwamikazi wa regio kandi bagengwa nawe. ACS rero ni umunsi mukuru utangaza ku mugaragaro no mu byishimo ubwo bumwe nuko kwemera kugengwa na Mariya. Umuntu ku giti cye cyangwa bashyize hamwe bahamya bakanavugurura amasezerano y'ubudahemuka bamugiriye. Birumvikana rero ko abaregio bashoboraga kwitabira ACS ariko bakifata ntibayibonekemo, baba batifite mu mutima wa kiregio cyangwa batazi ibyo barimo. Abaregio nk'abo ntacyo baba bayimariye. Dore uko ibintu bikurikirana. Ku munsi wateganyirijwe uwo muhanga abaregio barakorana, bishobotse bikabera muri kiliziya. Batereka ishusho ya Bikira Mariya utasamanywe cyangwa umwanya ukwiye kandi bitatse neza indabo hamwe n'amatabaza. Imbere y'iyo shusho bahashyira vexillum nini, uko igishushanyo mbonera cyayo cyasobanuwe mu mutwe wa 27. Umuhango usimburirwa n'indirimbo ikurikirwa n'amasengesho abanza ya regio. Hariho n'ishapure. Hakurikira inyigisho ngufi itangwa n'umusaserdoti uboneraho agasobanura icyo uwo muhango wo kwiyegurira umubyeyi Bikira Mariya ushaka kuvugwa. Hakurikiraho gutambagira bagana aho iryo shusho riri. Ku isonga habanza abayobozi ba roho umwe. Abaregio nabo bagarukiraho umwe keretse iyo ari benshi cyane. Icyo gihe bashobora kugenda ari babiri. Iyo bageze imbere ya vexillum muri regio cyangwa buri tsinda ry'abaregio babiri, barahagarara ukuboko gufasha igiti cy'ibendera, umuntu akavuga ati: ndakwiyeguriye mwamikazi kandi mubyeyi wanjye, n'ibyo ntunze byose ni ibyawe. Nyuma y'ayo magambo umuregio yarekura igiti cy'ibendera, kunama gato maze agasubira mu mwanya we. Iyo ari benshi umuhango wo kwiyegurira Bikira Mariya umuntu ku giti cye bizafata umwanya utari muto, ariko uwo muhango uzarushaho kuryohera abari aho, maze aho guhomba ahubwo babyungukiremo. Byarushaho kuba byiza mu gihe abaregio batambagira bagana aho ishusho iri cyangwa bavayo hacuranzwe inanga. Ntabwo bikwiye gukoresha vexillum nyinshi. Ubwo buryo bwo kwihutisha umuhango yego bwabigeraho, ariko bwatuma badahuriza ku kintu kimwe. Yongeye kandi gushaka ibintu huti byakwica injyana y'umuhango. ACS igomba kurangwa no kwirinda umuvundo bijyana no kwiyubaha. Iyo abaregio bamaze gusubira mu myanya yabo, umusaserdoti mu izina rya bose kandi mu ijwi riranguruye asoma isezerano ryo kwiyegurira umubyeyi wacu Bikira Mariya. Hanyuma bose bahagaze bakavugira hamwe katena. Iyo bishobotse bakurikizaho guhabwa umugisha w'isakaramento ritagatifu. Byarangira bakavuga amasengesho asoza ya regio.
ACS isozwa n'indirimbo y'igisingizo chant d'un cantique. Biremewe rwose ko mu muhango wa ACS hongerwaho misa yasimbura guhabwa umugisha w'isakaramento ritagatifu, bitagize icyo bihindura ku mikurikiranire y'ibisigaye bigize umuhango. Guhimbaza iyobera rya Pasika bibumbye muri byo, kandi binyujijwe ku muhuza umwe rukumbi muri Roho Mutagatifu, byashyikiriza Imana Data ibitambo byose bya roho n'ukwiyegurira kose binyujijwe mu biganza by'umubyeyi wemeye gufatanya na Nyagasani akarusha bose kwitanga, kandi akaba umuja wiwe wiyoroshya. Amagambo agize umuhango wo kwiyegurira Mariya uko yavuzwe haruguru agira ati ndakwiyeguriye. N'ibindi bikurikiraho ntibikwiye kuvugwa huti uyavuga yirangariye. Buri wese yagombye kuyazirikana atarangaye kandi ashimira ineza yagiriwe. Kugira ngo arusheho kumufasha, yagombye kwiga incamake y'ibyerekeye Mariya uko biri mu mugereka wa 11 ku rupapuro rwa 327. Iyo ncamake yihatira kugaragaza uruhare Bikira Mariya yihariye mu gikorwa cy'ubucunguzi, bityo n'ingano y'umwenda tumubereyemo twese. Iyo ncamake kandi ishobora gukoreshwa nk'isomo ryo kuzirikanwaho n'inyigisho ngufi igihe cy'inama ya Presidium ibanziriza kwiyegurira Mariya. Byaba byiza iyo ncamake yifashishijwe mu gikorwa rusange cy'umuhango nyirizina wo kwiyegurira Mariya. Mariya nukangaranya amashitani y'ikuzimu. Mariya nukangaranya amashitani y'ikuzimu. Ateye igitinyiro nk'igitero cy'ingabo. Nk'umugabo w'umuhanga azi neza uko akoresha neza ububasha bwe, impuhwe ze, amasengesho ye, uburyo bwe bwo gutatanya no gukangaranya abanzi be n'imigambi yabo mibisha ku nyungu z'abamukorera. Mutagatifu Alfonsi wa Ligori. Inama rusange ya buri mwaka ihuza abarejiyo bose izagikorwa ku itariki yegereye umunsi mukuru wa Bikira Mariya utasamanywe icyaha. Iyo babishatse iyo nama ibanzirizwa n'amasengesho bavugira mu kiliziya, hakurikiraho umwanya wo gusabana. Iyo amasengesho ya rejiyo atavugiwe mu kiliziya, bagomba kuba yavuga yose nk'uko bayakurikiranya mu nama ya Presidium. Muri iyo nama hazazamo abarejiyo gusa. Usibye imikino bagomba gushyira kuri iyo gahunda, bajye bibuka guteganya umwanya w'ibiganiro byagirira rejiyo akamaro. Si ngombwa kwibutsa abarejiyo ko ari ntacyo bagomba kuremereza icyo gihe, ndetse bamenye ko bagomba kwirinda kugwa muri uwo mutego mu gihe bateranye ari benshi. Ahubwo icyo bagomba guha agaciro ni ugukora uko bashoboye kugira ngo abo bantu bose bahari batahe bafite icyo bungutse. Gahunda igomba korohera abantu bakishyira bakizana kandi bakungurana ibitekerezo. Ababishinzwe nabo bategetswe kubuza bagenzi babo kwirema mu dutsiko. Bibaye bityo iyo nama yaba itandukiye intego yayo yo kunga ubumwe kw'abarejiyo. Ukugira umutima ukeye mu by'Imana nka Mutagatifu Francisco kwamuhaga ubwitonzi bujimije koko. Nk'uko yari umusirikare nyawe wa Kristu, Francisco yari yishimiye cyane gukorera Nyagasani, kwiyemeza ubukene nkawe ndetse no gusa nawe mu bimubabaza byose. Muri uko gushimishwa n'akazi yakoraga gukurikiza Kristu n'ububabare bwe, ntiyigeze atezuka kubyamamaza munsi hose. Mu buzima bwe bwose yaranzwe n'ibyishimo byinshi. Yaririmbiraga Imana mu mutuzo, yahoranaga akanyamuneza, haba imbere mu mutima haba n'inyuma. Mu mubano we n'abavandimwe yamenyaga kubacengezamo ibyishimo, ku buryo nabo ubwabo bumvaga basabwe n'ibyishimo by'ijuru. Ubwo bubasha bwagaragariraga mu biganiro yagiranaga n'abantu bamukikije. Inyigisho ze nubwo zerekezaga bwose ku kwihana, ibyo ntibyatumaga zitaba indirimbo z'ibyishimo. Kumureba ubwabyo byonyine byari bihagije kugira ngo abantu bose bumve bishimye koko. Felder, les idéaux de Saint François d'Assise. Urugendo rwa buri mwaka